This is the story of a unique and terrifying book. You have beasts, the devil at work. Its visions have inspired and scared for 2,000 years. Many see in the pages of the book of Revelation an uncanny series of predictions, global warming. Mu biganiro byatambutse twarebeye hamwe iremwa ry'isi n'ibiyiriho. Twigiye hamwe inkomoko y'ikiremwa muntu muri rusange, haba mu buryo bw'imyemerere ishingiye ku Mana ndetse no mu buryo bwa siyanse. Ni byinshi twasesenguye tukaza gusanga uko tubiza atari ko kuri, ahubwo tugasanga bifite ukundi biteye, bikaba byarahishwe bitewe n'impamvu runaka. Urugero, hagati y'umwaka wa 855 n'umwaka wa 857 twasanze muri Kiliziya Katolika harabayeho impinduka ubwiye imyaka ibiri yose. Kiliziya yari iyobowe n'umushumba w'umugore, uwo ni Papa Yohani. Yohani yatorewe kuba papa mu mwaka wa 855, ahita ahabwa izina rya Papa Yohani wa 8. Uyu mugore ngo yabaye umupapa hagati ya Papa Leo wa 4 na Papa Benedicte wa 3. Twerekeje Kashmir mu gihugu cy'Ubuhinde, tuhasanga imva bavuga ko Yesu Kristo yahambwemo ubwo yari amaze gupfira ku musaraba ziri ibyaha byacu tw'abatuye isi. Twakwikubita ni Tarpiyo, naho tukahasanga indi neza iteye nk'imwe ya Kashmir. Ibi tuzabigarukaho mu biganiro byacu bitaha. Gusa ni byinshi twahishwe bitewe n'impamvu runaka. Ariko nanone si ibyahishwe gusa dukeneye kumenya, kuko hari n'ibyahishuwe tugomba kwiga tukamenya kugira ngo tumenye icyerekezo cy'isi dutuyeho imaze imyaka ikabakaba muri miliyari 4 na miliyoni 543. Twe tuyimazeho imyaka ibarirwa hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 300. Nge nitwa Sumani Twahirwa, muri kumwe muri iki kiganiro. Iki cyitwa Hirya Yimyemerere. Tugiye kunyuza amaso mu butumwa bwiza bwanditse mu muzingo w'igitabo cya Bibiliya, mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohani. Muri make, ibyinshi byanditse muri iki gitabo bigaragaza iminsi ya nyuma y'isi dutuyeho. Bigaragaza uko isi izaba iteye ubwo izaba isatira imperuka yayo. Bimwe mu bimenyetso abahanga bakanavuga ko byatangiye no kugenda bigaragara, bakemeza ko ahubwo iyi generation yacu ariyo ya nyuma, nta bandi bantu bazabaho nyuma yacu. Mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina, reka ngusubize inyuma gato cyane, twongere twibukiranye ku buhanuzi bwa mutagatifu Malakiya wabayeho hagati y'umwaka w'1994 n'umwaka w'1148. Tukiraha ntiwibagirwe ubuhanuzi bwa Papa Yohani wa 23 wabayeho guhera mu mwaka w'1881 akaza gutabaruka mu mwaka w'1963. Mu buhanuzi bwitiriwe Malakiya bunavuga ukuntu Kiliziya izayoborwa n'abapapa 111, bugahita busa n'uburangiriye aho. Bugaragaza uburyo isi izarangira mu mwaka w'2027. Nyuma y'uwo mwanya w'111 bongeye gusubukura bandika ku mupapa w'112, bemeza ko ari we wa nyuma bidasubirwaho. Uyu mwanya uza hagati y'111 n'112 twasanze abahanga bawuvuga nko gucikamo kabiri kw'inyandiko. Uku gucika kw'inyandiko kandi bigacikira kuri Papa w'111 babisobanura babihuza n'ibyabaye ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2013, ubwo isi yose yatunguwe no kumva ijambo rya Papa Benedicte wa 16 atangaza ko yeguye ku mirimo ye. Christian Tarpin avuga ko uriya mwanya uri hagati ya Papa w'111 n'112 ngo bigaragaza igihe Vatican yamaze idafite umuyobozi uyiyoboye, uhereye igihe Benedicte wa 16 yeguriye kugeza igihe Papa Francisco wa mbere yatorewe. Ibi binashimangirwa na Bazilika ya Saint Paul, imwe muri bazilika enye zikomeye cyane mu mujyi wa Vatican, cyane ko imaze imyaka isaga 1500. Iyi ni nayo ishyinguwemo mutagatifu Paulo. Muri bazilika hari amakadre atondetse ku murongo arimo amafoto y'abapapa bose bayoboye Kiliziya Katolika, uhereye kuri Petero intumwa ya Yesu. Ibi ngo byakozwe kera cyane ahagana mu mwaka wa 500 nyuma ya Yesu Kristo. Igitangaje kigaragara muri aya makadre nuko ya Papa Francisco ariyo kadre ya nyuma, nta yindi bateganyije nyuma y'uyu mupapa. Gusa tugarutse ku buhanuzi bwa Papa Yohani wa 23 dusangamo inyandiko ivuga ko urubanza rwa nyuma ruzaba hashize imyaka 2000, hakarengaho imyaka Yesu Kristo yapfuye afite. Iyo murayibuka ni 33. Ibi byahita bihabana cyane n'ibyo ubuhanuzi bwitiriwe Malakiya buvuga, kuko imperuka yazaba mu mwaka w'2033 aho kuba mu mwaka w'2027 nk'uko bubivuga. Gusa ariko ibi si ikibazo.
kuko tugarutse muri iyi myaka turimo tukerekeza ku itariki 27 z'ukwa 11 mu mwaka wa 2012, Papa Benedicto wa 16 yashyize ahagaragara igitabo cye cya gatatu, igitabo yise Yesu w'i Nazareti. Muri iki gitabo Papa Benedicto yanditsemo ko Yesu atavutse mu mwaka wa 0 nk'uko abenshi muri twe tubihamya, ko ahubwo yavutse mbere y'imyaka 6. Ibi nitubigenderaho ntacyo biri buhindure ku buhanuzi bwa Malakiya, nyamara ku buhanuzi bwa Papa Yohani wa 23 ho turahita dukuraho imyaka 6 yavuzwe na Benedicto muri cya gitabo Yesu w'i Nazareti, ibiri butume bose bahuriza ku mwaka wa 2027. Ibi birahuriraho n'ibyahishuriwe intumwa Yohani ubwo yari ari ku kirwa cya Patimos. Ese ibihe turimo koko biraducira amarenga ku mperuka yo mu 2027? Murakaza neza mu isi iri mu marembera, isi ishobora kudutwara uko ibishatse isaha iyo ari yo yose. Hari mu mwaka wa 79 ubwo Yesu yari amaze imyaka 46 avuye kuri iyi si dutuye. Icyo gihe yongeye kubonekera Yohani ku kirwa cya Patimos yifashishije marayika we. Yohani yategetswe kwandika ibyo ari bubone byose uko byakabaye. And John told everything that he had seen about God's message and about what Jesus Christ had said and done. God will bless everyone who reads this prophecy to others, and he will bless everyone who hears and obeys it. The time is almost here. Ibi byaje kuvamo igitabo cyiswe Ibyahishuwe, igitabo kitoroshye kuba wagisoma ngo upfe kugisobanukirwa, gusa tugiye kugerageza kugisobanura twifashishije abahanga mu bya teolojiya, ubundi tunifashisha abashakashatsi batandukanye muri siyanse. Muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe, umutwe wa 6 umurongo wa 12 kugeza ku wa 14, hagaragara iby'ikimenyetso cya 6 cyafungukiye mu maso ya Yohani. Icyo gihe ku isi haje umutingito ukomeye cyane, izuba rihita rihinduka umukara, ukwezi kwahindutse umutuku, inyenyeri zihita zitangira guhanuka zigwira isi. Muribuka ko maze kuvuga iby'ukwezi guhinduka umutuku? Iki ni cyo abenshi bashingiraho bemeza ko koko isi yaba igiye kugana ku ndunduro, kuko byanagaragaye ku itariki 27 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2015. Murabyibuka iki gihe nibwo habayeho iby'abastronaute bita blood moon. Iki gihe ukwezi kwari kwamanutse kwegera isi cyane, ubundi kurahinduka gusa n'amaraso. Ibi byabayeho bitewe n'ubwira kabiri bwabereye ku kwezi, aha isi yari hagati y'ukwezi n'izuba. Ibi biba gake cyane gashoboka kuko bishobora kuzongera kuba mu mwaka wa 2033. Ese uku guhinduka k'ukwezi haba hari icyo Bibiliya bivugaho? Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 20 handitse ko mbere y'uko imperuka igera ngo izuba rizahinduka umukara, naho ukwezi kugahinduka umutuku nk'amaraso. Ibi tubisanga no mu gitabo cy'Ibyahishuwe umutwe wacyo wa 6 ku murongo wa 12. Usibye aha no mu gitabo cya Yoweri umutwe wa 2 umurongo wa 31 turabihasanga. Mu by'ukuri mu bitabo bitandukanye byo mu muzingo wa Bibiliya bihuriza kuri iki kintu cy'uko ukwezi kuzahinduka amaraso ubw'isi izaba irimo igana ku ndunduro. Ariko nanone icyo umuntu yahita yibaza nuko twabonye ko ibi bijya bibaho bitewe n'ubwira kabiri buba bwabereye ku kwezi. Gusa umwihariko ibiheruka kuba byari bifite ni ukuba byarabayeho inshuro zibarirwa muri 4 zikurikiranya mu ijoro rimwe. Ibyaherukaga kubaho mu mwaka wa 1982. None ibi byaba hari aho bihuriye n'ibyanditse muri Bibiliya bivuga ku mperuka? Ni mu gitabo cy'Ibyahishuriwe intumwa Yohani w'i Patimos ahagana mu mwaka w'100. Iki gitabo nicyo gitabo giheruka ibindi bitabo byose byo mu muzingo wa Bibiliya, by'umwihariko mu gice cy'isezerano rishya. Niyo nyandiko igaragara muri Bibiliya igaragaramo amayobera menshi kurusha izindi nyandiko bitewe n'uburyo buzimije yanditsemo, ku buryo buri wese atabasha kwisobanurira.
ushaka kumenya inzira y'umusaraba isi dutuye igomba gucamo igana ku mperuka yayo, wicara hasi ugasoma iki gitabo kuko gikubiyemo ibimenyetso 7 bigomba kuzazira isi mbere y'uko irangira. Reka dutangire n'igitabo cyacu. Ni igitabo cy'Ibyahishuwe. Aho ugenda cyangwa se naho usengera, si kenshi uzumva umwigisha wawe agusobanurira byimbitse ku bijyanye n'igitabo cy'Ibyahishuwe. Uzajya kumva wumva afashemo umurongo umwe cyangwa se 2 ayigusomere, narangiza atere hejuru ati haleluya, nawe uzikiriza uti amen. Gusa ibi ntibikuraho ibyo tubona kuri iyi si. Hakabaho n'abahita bemeza ko irimo igana ku musozo. Murabyibuka twarabibonye mu mwaka w'2000 duhanurirwa ko ari wo mwaka isi izarangiramo. Ibi byose byagiye bivugwa bitewe n'ubusesenguzi bw'abahanga mu bya Bibiliya, bafashe ibimenyetso bigaragara muri Bibiliya bakagerageza kubihuza n'ibyo babaga babona mu rwego rwo gushakira hamwe ukuri ku byanditse. Ibyo aba basesenguzi bakoresha bakora ibi nibyo turi bwigire hamwe cyangwa se tukazanabyifashisha mu kiganiro cy'ubutaha, tukamenya icyo baba babivugaho. Aha twanifashisha abahanga mu bya siyansi badufasha kuri ibi bimenyetso, cyane ko hari byinshi dusanga mu gitabo utapfa kubona ubigisobanurira usibye abascientifique. Urugero, tekereza iyo usomye handitse ko amazi azahinduka amaraso, waba uzi icyo bisobanura? Umaze igihe kinini ubisoma cyangwa se ukanabibwirwa n'umwigishwa wawe mu rusengero, ariko nta gisobanuro kikizatera iryo bara ry'umutuku mu mazi, ntabyo uzi. Aha rero siyansi ni ikora akazi ukabasha kubyumva neza cyane. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 5 haravuga ngo, nuko mbona ukuboko kw'iburyo k'uwicaye ku ntebe y'ubwami, umuzingo wanditseho imbere n'inyuma, ufatanyishijwe ibimenyetso 7 bifunze cyane. Ukomeje ku murongo wa 2 havuga ko umumarayika ukomeye yatangaje mu ijwi riranguruye agira ati, ninde ukwiriye gufungura ibimenyetso bifatanyije umuzingo maze akawurambura? Nuko haba mu ijuru cyangwa ku isi cyangwa munsi y'isi, habura n'umwe wakwemera kurambura icyo gitabo. Ku murongo wa 5 havuga ko intare yo mu muryango wa Yuda, umuzi wa Dawidi, yanesheje none ikabikwiriye kurambura umuzingo no gufungura ibimenyetso 7 biwufatanyije. Yohani akomeza avuga ko yabonye hagati y'intebe y'ubwami no hagati y'ibizima 4 ndetse no hagati y'abakuru hahagaze umwana w'intama umeze nk'uwishwe. Yari afite amahembe 7 n'amaso 7, ayo maso akaba agereranya imyuka 7 y'Imana yatumwe mu isi yose. Urumva ko umubare 7 uhagarariye ibimenyetso 7 ugarutse inshuro zirenga 5 mu gice kimwe cy'inyandiko. Ibyo bimenyetso 7 bikubiyemo inzira isi igomba gucamo igana ku musozo, nibihe kandi bisobanurwa bite? Yohani avuga ko byari bifatanyije cya gitabo cyaje kubumburwa n'umwana w'intama ubwo yerekwaga ibyo mu minsi ya nyuma. Ibimenyetso nabyo bikurikirwa n'amakondera azavuzwa n'abamarayika. Uti biteye bite rero? Reka mu kiganiro gitaha tuzabikomerezeho, ibi bizadufasha gusobanukirwa byimbitse. Iki kiganiro cyitwa Hirya y'Imyemerere. Ngende Asumani Twahirwa. Shalom.